harya ngo bavuze ngo utayisize mu bikorwa bazagutwara iki? Ntabyo bavuze kuko ntacyo barabizi nabo ko ntacyo bagutwara. Barangiza bajya kujajwa abanyamerika ngo bafashe ibihano, ngo dufatiye mumbwire Afande Kabarebe aheruka mu gisirikare ryari? Afande Kabarebe wabaye impunzi imyaka magana angahe, ubuzima bwe bwose kugeza atashye muri uru Rwanda 94, imitungo yari afite bafatira ni iyihe? Ntiyabayeho, ntiyavutse agakura akaba umusore agakomera akaba intwari akabahoza iki gihugu. Bariya biha kuvuga ngo baramufatira ibihano, ntibambwira igikorwa cy'ubutwari bakoze. Nibava kuri iyi si abazasigara babavuga imyato bazabavugaho iki? Kuko ntacyo bazabavugaho, ntibazanabavuga. Afande Kabarebe bazafata bagiranye mu mateka y'iki gihugu kureba. Ubwo si icyo wamufungira cyamubabaza kurusha iryo shema, kurusha ako gaciro ni iki? Wenda umufatiye ibihano ngo ntazongere gukandagira mu Rwanda, ndahamya ko byo yababara cyane. Muri Amerika kuriya kuza umusore ajya gukora iki? Rero nababuriye izina maze ariko kubamenyera, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyi si iriyorobeka n'abahipokrite n'indyarya. Urakoze, ni indyarya mbi cyane. Baba bumva ngo ko bagomba kugira icyo bavuga da, dore ko n'abandi bose izo za Kongo ari u Rwanda ari bose baba babahamagaye Burundi ngo bagire icyo bavuga, ariko babagize imana yabo. Igihe bari yasarana bavuga ngo nimugire icyo muvuga, ahubwo nababwira ngo ceceka. Ubwo rero nyine ariruka akagenda, Premier Ministre wabo akaba yahuruye yaje kuvuga. Wavuga uko ibyo avuga biteye isoni, abandi nabo bakaba barahagurutse ngo uravuga Minisitiri w'Intebe. Aramaze ni Imana se Minisitiri w'Intebe se? We se ko yiyandagaje, we ko yikojeje isoni, we ko yagiye kujajwa, none ngo abandi ngo bariho batamuvuga. Kwanza mboneye noho n'umwanya, ntawe nashinze kundera, ntawe nashinze kungira inama, bankureho induru. Weekend nziza abakunzi ba One Nation Radio, radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Madame Ingabire Marie Immaculée, ni umuyobozi wa Transparency International y'u Rwanda. Twishimiye cyane kongera kuba turi kumwe namwe. Murakoze, nanjye ndabyishimiye rwose. Turi muri weekend, ni weekend birimo ibintu byinshi, ariko nabonye abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga barishimye nyuma y'uko baraye mu gitaramo. Igitaramo kibaye ariko hari ibintu byinshi nyuma y'uko ba Emmanuel Church Foundation bavuze bati rwose John Legend ntupime kuririmbira mu Rwanda. Icyo gihugu cyateye Kongo kuba igitaramo nka kiriya cyabaye, John Legend akagikora malgré ayo amatake yo kugihagarika. Ibintu bisobanuye iki ku banyarwanda? Umva, reka nkubwire, sinkubwira ku banyarwanda bose kuko tutavuganye, ndakubwira kuri jyewe n'abandi bake numvise. Icya mbere ni uko njye nishimye cyane, nkunda ikintu gishimisha urubyiruko bigeze hariya. Ni ukuri nta muntu utabonye ko urubyiruko rwishimye cyane. Mbonereho n'umwanya nshimire Perezida wa Repubulika wagiye kwifatanya nawe ndabimushimiye cyane. Ubu hari abaze kuntuka ngo nashimiye Perezida, keretse nimunyica kuko mushimira byinshi cyane, kandi sizareka kumushimira ngo kugira ngo mbanezereze, icyo cyo ntigishoboka. Ariko ndamushimiye cyane kuba yarafashe umuryango we wose akajya kwishimana n'abana bacu bangana kuriya. Hari ubutumwa ngewe byansigiye. Icya kabiri, abo ba Human Rights Foundation maze baragenda bakita n'amazina ari aho y'ubugoryi gusa. None se reka twemere da, nubwo nzi ko atari byo kandi nabo barabizi ko atari byo, ntabwo u Rwanda rwigeze rutera Kongo. Ni abanyarwanda bose bari kuba bayiteye. Bariya abana b'imyaka 10 na 24
ninge nabonaga muri stade bateye Kongo bazi naho Kongo iherereye ahari. Uyu munsi surabima ibyishimo ubahana kubera iki? Niba ugira ubwenge. Bariya rero n'ubugome gusa babutuma bavuga. Reka mbikuye ku mutima kandi shimire John Legend. Ntabwo ari banyumva. Ariko ndamushimiye dore abantu isi ikeneye ni nk'abariya. Ureke wa wundi ngo wa Nigeria uba i Burayi yitwa ngo ni Thames. ngo yitwa nde? Thames. Ni Thames nyine. Yego wari uri kutubwira kuri Thames we yaranze avuga ati sinzaza. John Legend yaje anashimira n'u Rwanda anashimira na Perezida Kagame avuga ko aramukunda cyane. N'abana bacu barishimye. Icyo cyanshimishije cyane. Iyo mbona urubyiruko rwishimye kuri n'ukuri nanjye ndishima cyane. Nta kubeshya John Legend igihe sinari nanamuzi. Kandi nakakaririmba All of Me ntakuzi koko kandi njya kumva ariko sinarinzi nyirako. Icyo cyahoze cyise. Noneho kuba mumenye nanamureba. No muri izi circumstances zihari. Turimo. Ariko ibyo byashimishije cyane. Thames rero ni n'umuswa mubi. Kuko bariya abana bose ubona bari bishimye kuri bari bafite bya byishimo twese bidusaba natwe twumva turishimye. Nta nubwo bazi bibera Kongo. Ntibazi naho Kongo iherereye ahari. Ukaba ari wowe n'ibyishimo nka biriya ngo ubukungu u Rwanda rwateye Kongo usibye ubujajwa niwe wihombeje. Ngiye byanashimishije cyane. Uza amafaranga yari kubona buriya bose se ninde winjiriye ubuntu? Ntawe. Bose ntibishyuye. Wanje nagiye kugura itike ejo mu masaha 12 za mu gitondo. Usanga zashize. Zashize. Ubwo se ko ari we wihombeje Thames ntagende akomezanye n'ubwenge buke. Yego urakoze cyane. Ntabwo twari gutangira ikiganiro nakakubashijeho kuko abantu benshi bari kubiganiraho kandi n'ubutumwa. Cyakora nabonye bamusetsa ari benshi. Yarunyanyagije niko cyaka bavuga cyane. N'ubu reka barabivuga. Okay. Ni ubutumwa bukomeye. Hanyuma wenda nubwo atari cyo kiganiro turi bujyamo uyu munsi hari ibyo nateguye kukubazaho. Kuba John Legend yaje akaririmba mu Rwanda muri ibi bihe u Rwanda rurimo gukomanyirizwa hirya no hino. Twabonye amatangazo ari kuva mu Bwongereza, twabonye Conseil de Sécurité icyo yavuze ni mu ijoro ryakeye. Biravuga iki? Biraza guhindura iki kuko abantu bari kubona u Rwanda muri iyi minsi? Ariko reka mbabaza, ari abo Bongereza muvuga ubona baguma baninyuramo nabo ubwabo batazi icyo bashaka. Buriya Conseil de Sécurité yavuze iki? Ko nabonye bisa n'ibyaciye igikuba. Hari n'aba YouTubers nazo ngo bavuze ibintu biteye ubwoba, ngo bavuze ibintu bikomeye. Ibihe Corona wabaye umwanzuro w'ikize bamaze gukora imyanzuro ingahe? Mbwira imyanzuro Conseil de Sécurité imaze gukora uko ingana. Yashyizwe mu bikorwa harya wowe uko ubizi yabingahe? Wari uzi ko bisigara hariya muri sale batanasohoka bo ubwabo bakinabyibuka. Harya ngo bavuze ngo utayisize mu bikorwa bazagutwara iki? Ntabyo bavuze kuko ntacyo barabizi nabo ko ntacyo bagutwara. Barangiza bajya kujajwa abanyamerika ngo bafashe ibihano ngo dufatiye mumbwire afande Kabarebe aheruka mu gisirikare ryari? Kumeruka yaritarinze bari muri government nk'abandi bose. Ntaheruka mu gisirikare na busa. N'abanyamerika babivuga bazi ko nta bihano bamufatiye. Agiraho imitungo ingana iki? Babanze bayitwereke. Dufashe amafaranga ye ari kuri konte angana gutya, dufatiriye inzu ye iri aha n'aha cyangwa inzu ze ziri aha n'aha. Ni ibihe biri? Uriya Munyekongo Lawrence Kanyuka afite ibiti muri Kongo bafatiye mwambe muri Amerika. Hari ibyo afite mu Bufaransa. Ejo hari ibyo afite mu Bufaransa. Amerika yabivuze ntabwo ari Ubufaransa. Ubwo babifashe imyanzuro n'ibihugu. No, Amerika ntabwo ari mu myanzuro ya gusaba abantu. Ntabwo ari imyanzuro ya Conseil de Sécurité. Na Amerika nk'igihugu yabivuze. Hanyuma bajyayo kangahe?
wari uzi ko bafatiriye n'imitungo ye yabarega uriya ko ari umuvugizi wa M23 bigeze banamubona n'imbunda na rimwe biriya baba bagira ngo bagushe neza ab'ubwenge buke abafite ubwenge hafi ya ntabwo nabwo bakagwa neza bakishima kandi ntibibuke iby'ubushize akumwibagiwe igihe kimwe bafatiye ibihano ngira ngo abarundi bose bariya abajenerali Bunyoni bande bashyushye ngo babafatiye ibihano ndetse icyo gihe n'Uburayi bwarimo icyo bashyize mu bikorwa ni iki ubu ni muri abamenya ntabwo ari ibintu bikwiriye kuba biduciza ishati ishwi ese ubundi biramutse binashoboka biramutse biriyo n'ibyo bafata byabuze ikirwanirwa kugerwaho Afande Kabare we wabaye impunzi imyaka magana angahe ubuzima bwe bwose kugeza atashye muri uru Rwanda 9 na kane imitungo yari afite bafatira ni iyihe ntiyabayeho ntiyavutse agakura akaba umusore agakomera akaba intwari akabahoza iki gihugu bariya biha kuvuga ngo baramufatira ibihano ntibambwira igikorwa cy'ubutwari bakoze nibava kuri iyi si abazasigara babavuga imyato bazabavugaho iki kuko ntacyo bazabavugaho ntibazanabavuga Afande Kabare bazafata bagiranye mu mateka y'iki gihugu kureba ubwo si cyo wamufungira cyamubabaza kurusha iryo shema kurusha ako gaciro ni iki wenda umufatiye ibihano ngo ntazongere gukandagira mu Rwanda ndahamya ko byo yababara cyane muri Amerika kuriya kuza umusore ajya gukora kwicwa n'imbeho ni umwana ugiye gushaka ishuri ni umusore ugiye gushaka cyangwa inkumi bagiye gushaka ubuzima nta cyamujyanayo aho ari hano amerewe neza ku buryo nta handi wamuha ngo amererwe neza kurushaho ceceka rero n'abanyarwanda ariko bafite ubumwe uburyo bahise bareyajisa kuri social media bamuha support turi kumwe nabyo birerekana ko ubumwe bw'abanyarwanda rwose buri kugenda bugira intege biriya byanshimishije cyane kandi wasaga himwe kanongere nshimire urubyiruko ariko mani ujye umpera umugisha utagabanyije urubyiruko rw'iki gihugu bana bafashe iya mbere barahaguruka batafani turi kumwe we are together on est ensemble babimubwira mu ndimi zose barangije bakora udupira turiho ifoto ye bandikaho ayo magambo wewe abantu bangana kuriya baba bakuri inyuma ukongera gukangwa nawe n'urubyiruko kandi si abasaza n'abakecuru nkatwe oya n'urubyiruko rugifite ingufu zo kumurwanira no kumurwanaho igihe byaba ngombwa gusa we wamukanga witwa nde ntabyo mbona agiyewe kabisa hanyuma kuki wenda turabivuga cyane ariko nanone abantu bakwiriye gutekereza impamvu ibintu bigenda gutyo kuki tubona leta zunze ubumwe za Amerika iricaye irateranye ifashe imyanzuro yo gusanctioninga M23 n'abasirikare n'umusirikare n'umunyarwanda agaciro umusirikare retired ariko ntitubonemo amazina y'abantu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo muri FDLR amakuru yarerekanye ko bari barunze ibitwaro Goma bashaka kurasa mu Rwanda baranaharashe hari n'abanyarwanda bapfuye kuki ibyo tujya tubibona muri mention zabo reka mbanza ng'urugero rworoshye ruri butume wenda wumva bari abantu abaribo ziriya njajwa zitwa Conseil de Sécurité kanama k'umutekano ka Loni bo baraza guhaguruka ngo wabatutsi ni impamo ndamaze niba kubita injajwa ari ukubatuka mwe muzabita amazina mushaka jyewe nabonye iryo ari ryo ribakwiye kandi niryo nzabita buri gihe ntabwo ubibuka bicaye hariya badeklarara ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba ntabwo ari bo nibo uyu munsi bagaruka batubwira ngo urwanya FDLR baramufatira ibihano MONUSCO yitwa ko ari we yagiye kurwanya inaniwe no kubarwanya none birabashyigikiye ku mugaragaro barafatanije ku rugamba irabaha intwari irabaherekeza kurwana abo bantu urabambwira ngo mbakubwire iki ntacyo nabona mbavugaho kabisa umuntu wese ushaka ufite umutima w'ubushake abitekerezaho ambwira abo bantu ko babizi
rero nababuriye izina maze ariko kubamenyera maze kubamenyera icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyi si iriyorobeka n'abahipokrite n'indyarya. Urakoze, ni indyarya mbi cyane. Baba bumva ngo ko bagomba kugira icyo bavuga da, dore ko n'abandi bose izo za Kongo ari u Rwanda ari bose baba babahamagaye Burundi ngo bagire icyo bavuga, ariko babagize imana yabo. Igihe bari yasarana bavuga ngo nimugire icyo muvuga, ahubwo nababwira ngo ceceka. Kuri icyo ngicyo kuvuga, ibaze kwisanga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kujya gusaba Ububiligi ngo buze bubavugire. Niho kubona abayahudi bari nko gusaba abanazi. Ibaze kwisanga wishingikirije Umubiligi n'ibintu Ububiligi bwakoze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta n'ibyo azuriya we, nta n'ibyo yibuka gusa ko bamuhaye opportunity agatwara itagisi matongi agapagasa akabaho. Nibyo azi. Buriya bafata nk'ababyeyi be ba kabiri, abo twakwita ikinyarwanda sinzi uko babita, ariko mu gifaransa, reka tubivuge mu gifaransa, babita les parents adoptifs. Ni nk'ababyeyi be, ababyeyi bamugize umwana atari uwabo, bataramubyaye ariko bakamugira nk'umwana wabo, niko abafata. Ubwo rero nyine ariruka akagenda, premier ministre wabo akaba yahuruye, yaje kuvuga. Wavuga uko ibyo avuga biteye isoni, abandi nabo bakaba barahagurutse, ngo uravuga minisitiri w'intebe. Aramaze, ni Imana se minisitiri w'intebe se? We se ko yiyandagaje, we ko yikojeje isoni, we ko yagiye kujajwa, none ngo abandi ngo bariho batamuvuga. Kwanza mboneye noho n'umwanya, ntawe nashinze kundera, ntawe nashinze kungira inama, bankureho induru. Uwumva mubangamiye ntarambona iwe, simbi we, mfite iwanjye ntangaburira, nta kintu na kimwe mutezeho, nta nyambika, nta mvuza ndwaye, bankureho induru. Kandi abashaka gukomeza bayivuze cyane banasarare, sinzabatega amatwi na rimwe. Urangira inama ngo ubwo nawe rero ngo wamenye ubwenge, ngo bwo kungira inama ntazo nshaka, ngo reka ngo bandamayininga igihugu cyawe u Rwanda, ngo wowe ngo uceceke. Sindi ikigwari nkawe. Nuvuga urwo ushaka uzavuge leta, wituka ibyo ushaka, ariko uzavuga ibyo ushaka byose uzirinde ibintu bibiri, kuko byose nubivuga nzagusubiza, kandi ngusubize mu magambo yewe nshaka. Nta n'uzandigitaye ngomba kuvuga. Tuzatuka u Rwanda rwitwa igihugu, utangire kugishotora, utangire kucyandamayininga wifuza kwanduza izina ryacyo. Ntuzatuke perezida wacyo, kuko yatowe n'abanyarwanda, hari niwe uhagarariye itegeko nshinga. Abandi twese uzavuge nurangiza usarare, ariko nanjye mfite principe zanjye. Wenda wowe principe zawe zifite n'izindi nyungu. Hari izindi nyungu rega baba bafite bakibaza ngo abantu ntibabizi. Nuko kenshi mbona ari nta nazo, usibye wenda izo kwiyamamaza gusa, ariko nta zindi mbona. Izo nyungu ugiye zandutira iki gihugu nizi, nizi ntazibaho. Ntiwankangisha ikintu n'iki na kimwe, kabone n'umwana nabyaye ntuzamunkangisha. Ngira ngo aho bibaye claire kandi birumvikana. Kuki ariko bahitamo inzira yo gutukana? Kuki badatanga ibitekerezo byabo ko babyumva bakarenzaho bagatukana, bakataka no mu oya, nta bindi bitekerezo baba bafite. Wavuze naka se ni giki? Premier ministre w'ababiri cyasikiwe, nabe na premier ministre wo mu ijuru niba babayo simbizi. Nawe azirinde kuvuga u Rwanda, naruvuga zaranshotoye, kandi nampamagara nzamwitaba. Burya ndi mudatenguha, iyo mpamagaye ndakwitaba. Niko bimeze. Ni ibintu bihari bikomeye, ariko turi kugendera ku makuru, turi kuganira. Ibyo ngibyo byari biturutse ku Bubiligi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko twinjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu minsi ishize nibwo twabonye umutwe twirwaneho wabuze umuyobozi wabo, Makanika. Binababaza cyane n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo, ariko twumvishe imyaka tuvuga tuti kuki
bose bahuriye ku kababaro ko guhezwa no gutotezwa muri Kongo, kuki badashyira hamwe ngo barwanye ako karengane? Urupfu rwa Makanika urabona rushobora gutuma iyi niyo ishoboka hagati ya M23 ntabwo iby'abanyamurenge ndi bubigusubiza kuko simbizi pe. Nahitamo kubyibariza umwe muri bo. Kubabazwa n'urupfu rwa Makanika byo nanjye rwarambabaje. Intwari yose irambabaza kuko yari intwari, kandi burya ubutwari ntaho bujya. Na nyirabwo yapfuye arabusiga. Icyo ni nacyo ngira ngo mpumurize abanyamurenge, bafate rwose no mu mugongo, babwire ngo nibahumure, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Rwigema yarapfuye, Fred Gisa, inkotanyi zafashe iki gihugu, yarakiriho, sibyo? Musa yacyuye Abayisiraheli agwa mu nzira, bageze mu gihugu cy'isezerano atakiriho. Ubwo nibwo butumwa mpaye abanyamurenge, ngo batuze rwose, bo gusa nibakomere bashikame, baba abantu b'abagabo, birwaneho nyine nk'uko izina ryabo ribivuga, bange kuba inzirakarengane, bange kuribwa n'imbwa, bange gukandagirwa n'ibintu byose bishobotse, mbese bange kwandavura no kwandagara. Ibyo Tshisekedi yababaha byose numva ngo afite n'abo abiha, ni ubuhemu n'umuvumo. Kandi hari umugani uvuga ngo umara guhemuka ibigori bikera. Sinzi niba wumva icyo bivuze. Nabo rero nibarekera aho guhemuka, ejo batarangiza guhemuka ibigori bikera, bakabura uko basubiza inyuma cya gihemu. Rwose nibashyire hamwe. Ibyabo by'abanyamurenge ntabwo mbizi cyane, ariko ibyo umbwiye nanjye numva abandi bantu babivuga. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo abanyamurenge musanzwe mushyize hamwe, muri kumwe na Makanika, ni ukuri nimuhumure. Nawe ahari yagiye nk'intwari, tuzahora tumwibuka nk'intwari, aho arabakeneye ubwo bumwe no gufatanya. Kuko no mu mavideo yose twabonaga ku mbuga nkoranyambaga yasabaga abanyamurenge gushyira hamwe aho bari, kuko bagiye bahunga hirya no hino. Bareke babandi ntazi, barabafite nyine, ariko nta n'umuryango ubura n'ikigo kiri aho, ariko babihorere. Ntabwo ari uko Nyamuhombeza yagiye hariya agasakuza, ntabwo ari uko Masunzu yagiye hariya akagambanira ubwoko bwe ampurisi iyo buba n'ubw'abandi wenda, nabyo nari kumugaya kuko ubugambanyi si bwiza, ariko noneho ni ubwoko bwe. Ntabwo ari uko bariya nibari ba Semahoro, nibari bande bagiye hariya bakavuga bagatuka u Rwanda, bakavuga ngo abanyamurenge ngo nta kibazo na kimwe dufite, ngo dufite buri kintu cyose, ngo tumerewe neza cyane. Uretse ejo cyangwa ejo bundi nzakubaza. Ni impamvu kandi simbatega iminsi, ariko sikera uzaba ureba. Ntitwicaye aha, uzaba ureba kandi nzabikwibutsa. Kuri uwo Masunzu wari ukomojeho nawe, amakuru uri kuvuga ko ashobora kuba yarahunze urugamba, ngo yumvikana Bujumbura, ngo ubundi ngajya Kisangani. Numbaze azagiye ashaka, agiye wese nshinzwe kumenya iyo roho mbi zizerera ishwi, ntabwo mbishinzwe. Hari imvugo z'urwango ziri kuvuga zo kwica bene wanyu, nawe uri muri force ifasha gukomeza muri uwo murongo. Nicyo gituma nakubwiye ko biriya ari umuvumo. Ubugambanyi nta kindi bwamuviramo, agambanira ubwoko bwe, ni umuvumo. Kandi nkubwiye ngo uzaba ureba, time will tell, kandi si kera. Yego, time will tell kandi si kera. Tumaze tubiganiraho, wenda ntabwo turi bubitindeho cyane, ariko urabona biri bugende gute? M23 urabona bubashe guhangana n'iyi pressure mpuzamahanga, harimo ibihugu bikomeye birimo Amerika, Ubwongereza, ubumwe bw'Uburayi n'ibindi bihugu twumva bifite ijambo. Umvangiraho nk'isekera. Ibyo bihugu si igihe bitabayeho n'irya bahereye ryari se bababwira ngo nibahagarike intambara, tanto ngo bajye ngo mu birunga, ubundi ngo bajye Rumangabo, kuva batangira kurwana. Ntabwo ariko bahoze bababwira buri munsi. Ubu si ikindi bazanye kidasanzwe ni ikira. Iyo pressure y'amahanga niba akomereye cyane kurenza pressure bene wabo b'abanyekongo babashyiraho, babica, babotsa, babarya, babatemera amatungo, bagira bate. Iyo niyo pressure ikomeye umuntu atakwihanganira. Naho amagambo yabariye ko bohereje se n'abacanshuro bakoze iki? Sinabonye
babashoreye nk'imbwa hariya babasohora muri Kongo babicaza hasi babikoreza amaboko, we ntabyo wabonye? narabibonye. aro gusa uwo muntu arongera kugukanga agukangisha iki? kandi uzumve buriya abarusiya ntabwo ugiye Putin nsanzwe nanamukunda, ibyo ndabivuga ku mugaragaro, nkunda umuntu w'umugabo rwose, niyo ntacyo yaba aguhaye. nkunda umugabo ntacyo ampaye, ntanga imbwa ntacyo intwaye, Yego. niko bimeze. Putin yarivugiye ati se twe ko mwavuze ngo muradufatira ibihano, twazanye abacanshuro, Kongo ko yabazanye mwayifatiye ibihe? Ntibajomye bagaceceka. Nibyo rero bikwereka ko ni indyarya, ya hypocrisy wavugaga. kandi nabo barabivugira gusa, reka nkubwire, ubu nabise bavuga irije niryo bavuga. Mbwira ukuntu wafatira abantu ibihano, mbwira ukuntu byabujijwe mu mategeko mpuzamahanga kuzana abacanshuro, igihugu kikabazana ku mugaragaro bakanabasohora kuriya, kuko hariya bakozwe n'isoni bihagije, bakanabasohora kuriya bakozwe n'isoni. Boshye umujura uvuye kwiba mu murima w'ibigori, hanyuma warangiza ntugire icyo bavugaho. ubwo se ariko namwe muransetsa. Umuntu nk'uwo ikindi kintu yavuga mukagiha agaciro ni iki? Yarabiyeretse, yaberetse uwo ari. Reka nabihorere, abantu nyine bizabatwara igihe kubyumva, ariko nyamara bashatse babyumva. ibyo nangiye gusorezaho, bashatse babyumva, kuko umuntu ntuzagendere ku byo akubwiye, ahubwo uzarebe ku byo akora, cyo kikwereka uwo ari we. Haba harimo hypocrisy no kwerekana agenda yabo mu kwisunika, kuko nta kuntu wambwira abantu bari dekarara ukuntu bari kurya inyama z'abantu ku mugaragaro. Ntiwigere ubakondana na rimwe. Abahagurutse bavuga ati ntabwo dushaka kuribwa, tugiye kwirwanaho, akaba ari bukondana. Abantu barahigira kurasa mu Rwanda. That makes sense. It does not make any sense. Hanyuma u Rwanda rwashyira ingamba z'ubwirinzi, bagahaguruka ugasanga ni ikibazo. Reka wenda byo byarasekeje. Uzi umuntu waza cyakora babibaza ngo basuzuguye umuntu, ikiza nuko birangira ari bo basuzuguritse cyane. Ukabwira umuntu ngo ntukinge, nk'umukambwira utumva, ndakwihanije ntukinge urugi ruriya rwo kwirembo, nturukinge, kandi na security warara uyu munsi ntahagere. Ubwo waba ugira ubwenge ukabibwira umuntu, kandi hari abantu ku muhanda bigamba ko bashaka kuzaza kukwiba. abo nyine bahoraho. Erega niyo bataba bahari, njyewe sinshinzwe kubanza kunshyiraho iterabwoba ngo mbone kwirinda. Nshinzwe kwirinda utaranaza, utaranavuga. ariko se nawe wabonye wavuze ngo biriya bisasu u Rwanda rwasamburiye mu birere, mu kirere, ngo nibwo ngo biradutera, ngo n'iki cyokere n'iri zuba, ngo rwose ngo u Rwanda rukwiye kwihaniza. mubure kujoma ko mwakozwe n'isoni. Ntabwo bari bazi ko u Rwanda rufite buriya bwirinzi. Nta soni bagira na gato. Babubonye batangira kujajwa. U Rwanda se ko erega ubuyobozi bushinzwe iki gihugu ntibushinzwe ikirere, ko batarabaza Amerika igituma yanze ingamba zose zirengera ibidukikije. Ntiyazaza kuko harimo inyungu zabo, ziriya nganda zabo zikurikije ziriya ngamba. Bakongera se gukoreraho intwaro baza kugurisha muri Afurika ngo tumarane? None u Rwanda ruracunga umutekano w'abaturage barwo ngo ntibarwihanize, ariko bana ko bigize abapolisi bisi. Hari na Human Rights Watch, hari ifoto bafite iriya aerienne yerekana ama IDPs, inkambi zirimo ama internal displaced people. Noneho ngo bafotoye ifoto mbere taraza zari zuzuyemo abantu, bafotora n'indi nyuma, ati hari abantu bavuye, nabyo babigira ikibazo. No se kuba abantu bari mu nkambi biragoye, no kuba batashye mu ngo zabo. Human Rights Watch birayibabaza cyane, ntabwo bizi isura bahora bashaka ikintu gituma Abanyafurika baguma tugaragara nabi, tugira gute. ni uko ubu ngubu bihorera, bagiye kuba batujeho gato. ubu ngubu harayobora aba repubulika, ntabwo bazongera kujya bigira acira hanikubita. Amafaranga agiye kugabanuka, babe batuje, ejo bundi abademokarate bagaruke bongere basizore. Ariko njye mbona hari n'abantu bakwiye kwirambirwa,
Human Rights Watch itarirambirwa. Sinzi rero uwayiroza u Rwanda, ariko u Rwanda rurata nta n'umusazi utarusarana, ariko igihe cyose u Rwanda rurabarya nkaryoherwa sha, ndishima buriya iyo mbona ukuntu u Rwanda ruba rwabateye umujinya, ushaka kumva ukuntu nishima, ndishima cyane, avuga nti yesi, mubabare mwihangane, munaniwe kwihangana mwiyahure, ni inama mbagira. Ubu hari abari buze kucyanukaho rero, none se abubwira kwiyahura bo si abantu borabanza, none se jyewe iyo bariho bandamayininga iki gihugu ntabwo cyo gituwe n'abantu? Kiwe n'inama nabagiriye, hari uwo noherejeyo, hari uwo nabwiye ngo nagende yiyahure? N'uziyahura azaba yiyahuye kubera ubukunguzi, ariko jyewe nababwiye ngo bihangane, niyo nama nabahaye, niba nanirwa kwihangana ndabaha indi alternative. Hari ikindi uraza kuwushyanuka ushaka abantu benshi nyine ushyize mu bwenge nibwo ubyumva ukumva n'impamvu biri inyuma. Gusa nihangane nyine burya baba bumva ngo umuntu ntabyumva, ariko ugenda byumva nuko nta n'icyo biba bintwaye, nta kintu bitwaye. Nyemerera tube tubaretse n'ubundi ntibumva twiganirire ku by'iwacu, nabwo harimo ibyo kuganiraho. ahubwo nagira ngo dusoze turasoza mu kanya. Iby'iwacu nabyo hari biba bikeneye ibitekerezo. Ndakubaza ku minisitiri w'ubuzima, minisitiri yagiye mu nteko ishinga amategeko kuganira n'abadepite, baganira ku itegeko ryemerera abataragize imyaka 18 ariko nanone batari munsi y'imyaka 15 gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro. Hari uburyo bigomba gukorwamo butaweho ibitekerezo, nta n'umushinga w'itegeko ntabwo uratorwa, ariko ikigaragara hejuru ya 80% uzatorwa, uzemerwa. Hari imibare tubona y'abana batwara inda, hari abantu bavuga bati ni uburyo bukenewe ko abana batwara inda buri munsi, abandi bati nimuramuka bemereye noneho murabahaye rugari ngo basambane, abandi bati se n'ubundi ko basambana batanabikora. Bimeze kuba biri kuganirwaho bivuze iki? Mwe mwabyakiriye mute kuko muri uru Rwanda kandi muri n'ababyeyi? Reka mbanze nkubwire icya mbere, iyo mbona ndetse na minisitiri yagiye mu nteko ngo kubiganira n'abadepite, ndibaza koko hari ibibazo byinshi byugarije iki gihugu bari bakwiye kuba baganira, bitari ibyo kuko n'ubundi barayabana ntawabujije gufata iriya miti, n'umwe ntibayifata kuko bariho barakora ibyo batazi, barakora ibyo bataragera igihe cyo gukora. Baramutse babizi iriya miti bayifata, nta naho ndumva hari n'umwana n'umwe uvuga ko yagiye gushaka uriya muti bakawumwima. Biramutse binini twe kubona ntibazawubaye, bayituma abakuru bakayibazanira, dore ko akenshi n'abo babyarana, abo baterana ziriya ni abantu bakuru cyane, ntabwo ari abana bangana nabo. So iriya rero kuri jyewe c'est un débat sans objet rwose. Niyo bashaka bakikorera ibindi muri uriya mwanya. Icya kabiri, usibye kumwe dushaka igihe cyose ibisubizo byoroshye, twumva dushaka no kwigana abo bazungu babirirwa badutuka badutera imijugujugu, twebwe nibo twagize role models babo. Izindi mesure bashyizeho n'izihe nibazinyereke zituma, kuko iriya miti rega n'imiti ni produit chimique, nta nubwo ari umuravumba, nta nubwo ari umwenye. Iriya miti ifite ingaruka no ku bantu bakuru irazigira. Iriya bihugu by'i Burayi, uriya mwana ufata iriya miti afite indi ku ruhande afata, ntibaze kubimpakanya kuko nazabibereka. Yewe afite n'abakanserazi ahura nabo bakaganira. Abacu usibye iyo miti, ubundi leta izayibagurira, bizagenda gutya. Ariko n'umwana ubyaye ufite imyaka 15 nawe bimugiraho ingaruka mbi cyane, bimugiraho ingaruka ziruta iz'uko yabyara. Ndi kuvuga umwana ukoresheje imiti, niyo yaba ari umuntu mukuru, iyo miti imugiraho ingaruka. Yego. N'umwana ubyaye afite imyaka 15 nawe bimugiraho ingaruka. Izihe?
usibye umwaka umwe ariko ishuri kandi akahakura n'isomo, ntazongere kujya gukinisha kubyara igihe kitaragera. Ese ko nshimye iyo miti bazayinywa ntibasame. Imibare iri hanze hano itugaragariza ko sida yaciye ibintu mu rubyiruko. Wambwira n'iyo miti izabuza na sida? Hanyuma se ari ukubyara ari no kwandura sida, icyaba gifite ingaruka mbi ku muntu ni iki? Njyewe simbizi, ngomba kuba ndi umuswa cyane birenze urugero, sinzi n'ukuntu nashoboye no kwiga kuko mbona ndi umuswa mubi pe. nka buriya mba nagerageje kubyumva bikananira. Umunsi nzabona nyakubahwa minisitiri w'ubuzima yagiye mu nteko kuganira n'abariya badepite rwose twatoye tunishimye cyane tubyina turirimba uko umuturage wivuriza kuri mituweli azajya abona imiti muri farumasi atishyuye 100%. Uwo munsi nzabakomera amashyi, uwo munsi mana yanjye nzabasabira ku Mana imigisha yose ibaho. Icyo si ndumva bakiganira na rimwe, kandi nicyo kiraje ishinga kuko kirareba abanyarwanda bose bakoresha mituweli. Ubu se ko bagenda bakisuzumisha yarangiza akaza ntavurwe kuko yabuze amafaranga yo kugura imiti 100%, bugacya agapfa ntitumushyingura. Aho kumbwira ngo tujye kuganira ibyo ngo hari abana ngo basambanye ngo baterwa inda, none se bajyaga gusambana bazi ko amaherezo ari ayahe? Ariko ntukanabeshya, urabeshya abaturage ngo bahe uruhusa. Barwimwe nande? Hari umuntu n'umwe urajya no gushaka n'agakingirizo ngo bakamwima? Mbwira mumpe urugero na rumwe. turi ahantu hose, hari n'aho dutangirwa ubu naho, hari n'aho ujya muri tuwarete ukadusangamo, yagenda akanadukuramo nta n'uwadusabye. Kuki ibyo ngibyo byabananiye kuko ntibanumva, banabikora batazi ibyo bakora. Bamwe baba banyoye n'ibiyobyabwenge, abandi abo babikorana barababwira ngo niwemera ko dukorera aho biragenda gutya, abandi noneho arabikorera icyo ngo abone n'amafaranga yo kugura ya miti kuko ndibaza ko batazayimuhera ubusa. Ariko se ndakurikiye neza ririya tegeko kuko nta gaciro narihaye ngo gende ndeba ingingo ku yindi. ubona rizemerwa bakabyemeza? Ahubwo sizi igituma batararyemeza, ahubwo baratinze hariya mu nteko. Baba mbega ikibazo mbajije, ni nkuko kumbaza ngo ubona papa ari umugaturika, ubwo urumva nagusubiza bazaryemeza vuba cyane, ahubwo baratinze. Sinzi n'impamvu batararyemeza. Abadepite bari mu nteko ishinga amategeko hafi 70% ni abagore, bivuze ngo basobanukiwe neza kuruta uko abagabo wenda babyumva. N'ikintu ntujyane ibitsina mu nteko kuko nta tandukaniro bigira. Ntabwo iki n'iki cyakunda kuko uri umugore, iki n'iki nticyakunda kuko uri umugabo. Ibyo biterwa n'ibindi ntibiterwa n'igitsina cy'umuntu. Jyewe gusa nshyigikiye ko abagore baba benshi bakarutana bariya mu nteko, atari uko nizeye ngo hari ikintu kinini cyane kizahinduka da. Ni uko nshaka ko n'umugore agaragara mu nzego zose zifata ibyemezo. Ni uko twese twishyizemo ngo umugore ntacyo ashoboye kandi ari twebwe twamwimye space ngo nawe atwereke icyo ashoboye. Urabyumva? Ni uko ntashaka ko hari umunyarwanda n'umwe uhezwa. Ni uko ntashaka ko hari untekerereza kandi nanjye mfite ubwenge nshobora kwitekerereza. Ariko ikibazo gihari ni uko n'ubundi imibare y'abana basambanywa buri mwaka yiyongera. Kuri ubu ngubu tugeze ku 23,000, tuba dufite ibihumbi 19. Ntabwo nabuze, baranarenze. Solisira biyihe niba koko nta kirakorwa imibare y'abana izamuka? Ndabivuga bakantuka, ariko solution ni uburere, kandi kuva hasi, kuva umwana akivuka. Niyo ngiyo nta yindi. Abana bose bavukira mu miryango, abantu iyo miryango iba mu nsengero barasenga. Byapfiriye hehe ku buryo famiye ziri ahantu zifite jenoside yabaye muri iki gihugu ikorewe abatutsi 1994? uzi ko burya 98% b'abanyarwanda basengaga bari abakristo. None wowe urambwira biriya imiryango yose ya mbere ntikurikirana abana kimwe. N'aba bana bari mu mihanda bureba, sibyo? Bafite ababyeyi. Urumva?
nibura udafite bombi afite umwe, nibura hari n'abatabazi of course, ibyo birumvikana, hari abagore bagenda bakibyarira gusa, hanyuma barangiza. Ngiye kuvuga ikintu ntihagire umuntu ugira ngo ndi umugome, byari byanambabaje cyane, n'ubu biracyambabaje kubona hari abanyarwanda b'abagome bigeze aho. Hari umubyeyi bibye umwana, waramubonye, umuntu wabikoze ni dayimoni, niko jye namwita. Gutinyuka kuvana umwana w'umuntu ku ibere w'uruhinja ukamumwiba, burya ntaho bitaniye no kumwica, birutwa nuko wazana umupanga ukamutema ukamukuraho. Ejo bundi umwana yabonetse, Imana ishimwe, nanabishimiye Imana cyane, atanze ikiganiro avuga ko afite abana batatu. Abana batatu ntagira icyo abatungisha, ajya guca inshuro, ajya guhinga bakamuha 1,500. Ako gahinja kari ku zuba, ubona nawe ni rimwe natwe twese dukuze dutinya. Ndavuga uriya muntu kandi buriya afite aho asengera, padiri pasiteri ntibaganira, ngo amubwire ati aba bana uri ukomeza uzana ku iyi si udafite imibereho nibura yo kubagaburira ngo bahage, uriho urabahohotera, iki n'Imana izakikubaza. Ahubwo baragenda bakababeshya ngo Imana yaravuze ngo twororoke ngo tungane n'umucanga wo ku nyanja. Yabibwiraga Adamu na Eva, bari babiri icyo gihe. Ubuze turi bangahe? tumeze nk'umucanga wo ku nyanja. Bazajye muri UNFPA babaze demografi uko abaturage b'isi basigaye bangana. None uracyavuga ngo Imana abana n'umugisha. Ndabyemera cyane n'umugisha. Hari n'igihe bari amaboko, ariko abo bana n'umugisha, igihe uzamurinda kunywa kore, azaba umugisha igihe azaba atarara kuri karito mu mufurege, azaba umugisha igihe azaba ariye agahaga, azaba umugisha igihe azaba arwara akavuzwa, azaba umugisha igihe azaba abasha kwiga neza, azaba umugisha igihe cyose azaba ari umuntu wabonye ibyangombwa byose uyu munsi akaba akomeye ameze neza. Icyo gihe azaba umugisha. Ariko ubu ngubu uriho uramugira ahubwo umutwaro kuri sosiyete. Ba Marine birirwa bashikuza abagore n'abakobwa amasakoshi hariya, bariya ni izo product gusa yabaye umugisha abandi. Ariko hari imiryango ifite ibibazo wenda by'amikoro n'ibindi bibazo batabasha gutunga imiryango, tubonamo abana bajya mu mihanda, ariko hari n'indi miryango yifashije ibayeho neza, nayo tubonamo aba bana bari gutwara inda. Nibo banajya ibihe biri muri iyo miryango ko bifite ubushobozi ituma abana b'imyaka 15 batekerezwa uburyo babonerezwa urubyaro bataranabyara. Ababyeyi babo ntibaba babitaye kuva akiri umwana, uragenda ukamurekera abakozi, ukagira umwana yakwigira ibiro biteze ukamwihorera ngo aracyari umwana. Igiti kigororwa kikiri gito. Nagira imyaka 14 atangiye no kumenya kukubeshyera, kubambe kukubeshya, wamubaza aho yarari. Iyo agize Imana umubyeyi we akaba hamubaza, hari n'abatahabaza. Warabazi ko hari ababyeyi baryama batanazi ko abana babo badahari, kandi muri abo bifite. Wari uzi ko abana bikorera gahunda n'abazamu, bakajya babaha n'amafaranga, n'umuzamu akamuhishira, umwana akajya arara, umuzamu akamukingurira cyangwa umwana agasimbuka urugo, ababyeyi biryamiye basinziriye ntibanabimenye. N'iyo ubimubwiye umubyeyi agufata nabi cyane, uriho uramusebereza umwana. Ko bimeze. Hari n'ababyeyi babiri babishwaniye. Umubyeyi umwe ati ibi bintu ngiye sinabyemera rwose, umwana agomba kugura. Undi ati winshyirira umwana ku nkeke, wintotereza umwana. Ibyo se ntiturirwa tubibona. Igagenganira n'ababyeyi, akaza afite bene icyo kibazo ati ngira inama, urabona nabigenza. Barahari rero nabo turabafite. None se kuki yabyara uwo kwa naka ntabyare mbega? Ubundi mwabyibajije. N'abo babivuga, n'abo bose baganira ku mategeko, n'abo bagira gute, natwe twese tubivuga bitadufasheho, bitatureba. Bagiye bakubeshya. Ari umwana we, ikibazo yakireba ukundi, ntabwo yakireba uko ariho akireba ubu. Dufate nk'urugero wenda minisiteri y'ubuzima izengurutse mu bantu ibabaza ibitekerezo kuri iki kintu cyo gutora itegeko ribonereza urubyaro batarageza imyaka 18, batari munsi y'imyaka 15, bakabageraho bakababaza igitekerezo cyanyu, mwababwira iki? Ibyo nkubwiye nababwira icyo ntekereza.
bazashake banabikora ariko muribuka mwari abantu rega njya ngira ikibazo cyo kuganira nawe usanga tudahuje experience. Minisiteri y'ubutabera yahagurutse ye ngo gukuramo inda nicyo gisubizo, ariko koko ubu jyewe narumiwe ngo nicyo gisubizo, ngo bajye bazikuramo mama shenge uyikuremo uyu mwaka utaha ukuremwe ukurikira uyikore ko nta kizamubuza kuyitwara kuko nta n'isomo yabikuyemo. Uwo mwana uriho ugira igisenzegeri waramubyaye ari uwawe wabikora kurusha bagiye bareka baravana rero ngo bagiye kubaza abaturage icyo babitekerezaho. Jyewe ndivugirana ariko niba bashaka ko dukora referandumu nibareke tuyikore ko nanabirwanyaga cyane, narabirwanyije rwose. Na trauma yonyine uwo mwana yakuramo. Erega babuka n'ikintu ngo nuko i Burayi bagikora ntibazi izindi measures i Burayi baba bafite iruhande yabo, twe nta nizo dufite. Arangije aravuga ngo minisitiri wari uhari icyo gihe ngo ubu ntuzajya ajya kogosha umusatsi ngo bajye bahamagara referandumu ibaza, agereranije gukuramo inda no kogosha umusatsi. Koko mbabarira nawe umbwire. Nahise mukuraho amaboko, uwo nahise muvaho ndavuga burya ndiho ndata umwanya, ndiho ndadibetinga n'umuntu simbizi. Kogosha umusatsi no gukuramo inda, ariko sha ubwo kandi babiririmbaga. Aha muri ibi bitaro dufite ibibazo by'abaganga n'ababyeyi bagiye kubyara cyangwa bagize ibibazo, ashobora kumara amasaha 6 atarabona n'ubufasha akeneye, atari ukumurangara. Nicyo murangisubiramo iyo bavuze ngo abaganga bararangara, ngenda babara cyane. Ntabwo barangara ko duhora tubabona biruka akora hirya akora hino icyuya cyamurenze, ahubwo baba bafite abarwayi benshi basumba ubushobozi, cyane cyane bushingiye ku mibare nibwo mvuga bwabo, sibyo? None ngo ubona abahagarika ahubwo bagiye gukuramo inda zari ziturije zitekaniye zidafite ikindi kibazo. Hariya avuye hariya umubyeyi ariho arava, iyo nda niyo yigize akaraha akajya ishaka kuvamo, aho kugira ngo abone umufasha uwari kuba amufasha uwo mwanya ngo ariho arafasha ukuramo inda itarigize ikibatwaye. Ugatekereza ko bakese bisi kanjye nicecekera da ni uko ntazabishobora kuba kandi nimwe mutuma ntabishobora kuko murambaza mumbajije nkabasubiza ariko mutambajije burya nanjye nagerageza nicecekera. Ariko no gutanga umusanzu ikibi gikorwa ugikuzaho ukuboko byakanga ukagikuzaho ururimi byakanga ukababarira ku mutima. Jyewe nanga ko batamfasha ngo bansobanurire kandi mba nabajije. Wakumva arakuwe ariko turiya mwana urabona iyo atakaje nk'umwaka w'ishuri hari amahirwe abataye. Ubundi si umwana wirirwa mu busambanyi no gutwara inda umwaka w'ishuri. Cyokora nuko nabonye nyine ubu biroroshye ko ntawe ugitsindwa, ko ntawe ukirangiza kaminuza yanditse memoire. Nibyo reka bariya abana shaho ntibagica imbere ya jirindwi babize ibyuya, reka bikipinge bisi babe bareba n'ikindi bakora wa mugari. Bafite umwanya urabaha laptop bakayigurisha kuko wayibahereye ubusa. Wabonye babakupiye internet scholarship bakavuga ngo keretse uzayigarura. Wabonye ko abarenze 400 bazigaruye. Ariko buri iyo leta yicecekera kandi nabyo ngira ngo leta yabyibutse kuko twabivuzeho cyane. Ubundi biriya bintu ntibibaho. Wayimuhaye mu ideni kuko umuhana buruse mu ideni akabazi ko ari ibintu agomba kwishyura. Urafite laptop ukagenda ugahereza umwana ngo akiramo amasheni ngo iki none se abana bato bose dutunze bangiza ibintu kubera iki? Kwa ko atabaza aho byavuye, kwa ko ataba yabiguze, kwa ko bitaba byamuvuna, iyo mpamvu byangiza. Ntabwo urabona ko umwana aza agasanga na vaze uteretse hariya ku meza akayikubita imbarara ikaguhariya. Ntabwo aze n'uriya mwana laptop niko ayifata. Wazi ngo arayigurisha bamuhinde. Ni umwana uri iwabo uvuna umuhe hakongerwa undi. Ko bazigaruye se biriya bikwiye kubera leta isomo. Bikwiye kwibera isomo kandi abatarazigarura ntihagire n'umwe baduhorera kuko nabwo barabazanye ubusumbane. Ese ubundi yayigurishaga yariye? Ibyo byo ni uburere uriho urarera umwana umwigisha ubujura. Ubwo n'ubujura ni ukwiba
none uriho urabimwororamo warangiza ariko leta yacu disi ni nziza ikunda abaturage hoyi ahubwo irabanga cyane iraturerera abana batagira indangagaciro z'ugukunda abahe abaturage bakunda uruhe rukundo nko gusanga umwana wawe akora muri purize aho kumukubita intoki ngo abicikeho amenye ko kizira ari bibi ukagira oya wimutware buhoro wimuhutaza wimukangara ejo amashanyarazi namara kumwica uzasigara urira kandi nawe uzaba umuvukije amahirwe akomeye cyane ko uzaba umuvukije ubuzima bwe bwari imbere. Reka mbashimire cyane n'ukuri murakoze. Nanjye n'ukuri ndabashimiye cyane murakoze rwose. Imana ibahe amin umugisha wanyu murawakira kandi mwishimiye ariko nkunda umugisha w'urubyiruko kuko nemera ko uri genuine ariko nanjye mujye mwemera mbaho wakigiye n'ukuri kw'Imana tujye duhererekanya n'ukuri natwe tuba tuwukeneye nuko ari umugisha wuzuye utari ababyeyi mwarabonye ibintu bitandukanye n'ibyo twabonye na experience yanyu bitandukanye umugisha wanyu rwose ari umugisha uhambaye n'ukuri murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane mukomeze mugire weekend nziza mwagiye ku muganda ariko muganda mu gitondo twari turi na buriya n'uburere mboneragihugu murakoze cyane murakoze.